nimucana amatabaza uwishima ubaye icyago. ngo ducane amatabaza habaye iki? Nibyo rwose, gucana amatabaza birakwiye. Byahanuwe ko Yesu najya kugaruka hazaba hari umwijima ukaze. Ni muri ubwo buryo itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi rya Gikoma, intara y'ivugabutumwa ya Gikoma, ryabateguriye igiterane cy'ivugabutumwa cyangwa se amavuna azabera mu busitani bw'urusengero rwa Gikoma mu nsanganyamatsiko igira iti nunyura mu nzira yabuzanijwe ntuzategereze uburinzi bw'Imana. Azaba ayobowe n'umubwiriza mukunda cyane MG Maniriho Daniel. Uyu munsi wa none niba utabasha kubana na mugenzi wawe, niba utabasha guhagarara na mugenzi wawe, uyu munsi wa none uzabasha kugera imbere y'Imana ute? Warimbuye iki? Kuyafungura hari korale nziza cyane yitwa Umucyo wa Kristo kuva i Kayonza. Nzi neza aho tugiye, ngomba kuhagera. Nuguhera tariki 30 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka kugeza tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026 tuzaba turi kumwe n'andi makorali nka Ijwi Rirenga ya Muhororo. Tumushimire ibyo yakoze, umusaraba wabaye intsinzi. True Way Singers ya Gikoma. Abana b'Imana bose bishimiye kuruhuka isabato. Hazaba hari n'andi makorali menshi yo muri iyi ntara ya Gikoma. Bizera bagize itorero rya Murambi, Nyacyonga, Nyabitare, Ntungamo na Rubona, mwese muzaba ba mbere mu kuhagera. Kandi izi ntara zibakikije harimo Nyarurama, Musamo, Mugejuru, Kinazi, Mayunzwe na Gitare. Aya makuru ntimuzabure kuyabamenyesha. Imana yo mu ijuru izabibabashishe. Haleluya.